tubahaye ikaze n'ubundi muri bya byigisho turi kwiga n'ubundi bishingiye kuri Bibiliya yacu ijambo ry'umunsi. Bibiliya yacu ijambo ry'umunsi, ariko n'ubu twari turi kwiga isano Bibiliya ifitanye n'uburezi. Bibiliya yacu n'uburezi. Bibiliya n'uburezi birahurira hehe? Ni ibihe byitegererezo bigiye biri muri Bibiliya bigaragaza abantu baciye mu burezi bwiza, icyo bungutse n'icyo bafashije abandi. Tugeze kuri Mose rero. Mose umunyambaraga kubwo kwizera. Igihe Mose atandukanywa n'ababyeyi be yari akiri muto cyane umugiranije na Yosefu na Daniel, igihe nabo batandukanywa n'imiryango yabo. Nyamara ibyagoroye ubuzima bwa Yosefu na Daniel bikabuha icyerekezo, ni nabyo byagoroye ubwa Mose. Mose yamaranye nabo umuryango w'imyaka 12 gusa, ariko muri iyo myaka niho umusingi wo gukomera kwe wubatswe. Uwo musingi wubatswe n'umuntu utaruzwi cyane, Yokebedi. Yari umugore akaba n'umuja. Ubuzima bwe bwaranzwe no gucishwa bugufi no kwikorera umutwaro uremereye. Ariko uretse Mariya w'i Nazareti, nta wundi mugore wabayeho ku isi wigeze ahesha abandi umugisha itangaje nka Yokebedi. Kansubire muri aya magambo. Ariko Yokebedi yari umugore akaba n'umuja. Ubuzima bwe bwaranzwe no gucishwa bugufi no kwikorera umutwaro uremereye. Ariko uretse Mariya w'i Nazareti, ubwo ni wa wundi wabyaye wabaye ibihe byose, nta wundi mugore wabayeho ku isi wigeze ahesha abandi umugisha itangaje nka Yokebedi. Amaze kumenya ko bidatinze umwana we agomba gutandukanywa nawe akajya kurirwa n'abatazi Imana, yarushijeho guharanira ko ubugingo bw'umwana we bwakomatana n'ijuru. Yashatse uko acengeza mu mutima w'umwana we gukunda Imana no kuyibera indahemuka. Uwo murimo wagenze nk'uko yabyifuzaga. Ayo mahame y'ukuri yari yarabaye ipfundo ry'imyigishirize ya nyina ndetse n'icyigisho yamwigishije mu buzima bwe. Nta yindi mbaraga ajya kuza nyuma yaho ngo itere Mose kureka ayo mahame. Mwene Yokebedi yavuye mu nzu ya gikene i Gosheni ajyanwa mu ngoro y'umwami Farawo, maze yakirwa n'umukobwa w'umwami wa Egiputa. Amwakirana ubwuzu, amukunze kandi amwishimiye nk'umuhungu we yibyariye. Mu mashuri yo muri Egiputa, Mose yahigiye inyisho zo mu rwego rwo hejuru mu bya gisivile n'ibya gisirikare. Kubera ubwiza yari asanganywe, igihagararo kibereye amaso, ubwenge butangaje, asa n'ibikomangoma, ndetse azwiho kuba umugaba w'abasirikare, byatumye Abanyegiputa baterwa ishema nabo bakajya bamwirata. Umwami wa Egiputa yari umwe mu bagize itsinda ry'abatambyi b'ibigirwamana, kandi nubwo Mose yangaga kujya mu mihango yo gusenga kw'abapagani, yari yarigishijwe imihango y'ubwiru bw'idini y'Abanyegiputa. Muri icyo gihe igihugu cya Egiputa nicyo cyari gihangange kandi cyari cyarateye imbere cyane kurusha ibindi. Bityo Mose nk'umuntu wari utegerejweho kuzaba umutegetsi, yahabwaga icyubahiro giheranije gishobora gutangwa hano ku isi. Nyamara we yahisemo ibiruta ibyo. Kubw'icyubahiro cy'Imana no gucungura ubwoko bwayo bwari bwarakandamijwe, Mose yahaze icyubahiro cyose yari afite mu Egiputa, maze Imana imushyira mu ishuri imwigisha mu buryo budasanzwe. Mose yari ataritegura neza gukora umurimo agomba gukora mu buzima bwe. Yari agikeneye kwiga isomo ryo kwigishiriza mu mbaraga z'Imana. Ku mbaraga z'Imana yibeshye ku mugambi w'Imana, yingira ko azarokoza Abisirayeli imbaraga n'amaboko ye. Kubera ibyo yigerejeho maze aratsindwa. Amaze gutsindwa no gucika intege, yahindutse impunzi ajya mu kindi gihugu. Mose yamaze imyaka 40 mu butayu bw'Imidiyani aragira intama. Uko byagaragaraga yasaga n'uciye ukubiri rwose n'inshingano yagombaga gusohoza mu buzima bwe. Ariko icyo gihe yahabwaga ibyangombwa by'ingenzi kugira ngo azasohoze iyo nshingano. Ubwenge bwo kuyobora imbaga y'abantu binjiji kandi batagira ikinyabupfura yagombaga kugunguka binyuze mu kumenya kwitegeka ubwe.
kwita ku ntama no ku bana bazo, yagombaga kubikuramo ubunararibonye bwari kumugira umushumba wihangana kandi wiringirwa n'ubwoko bw'Abisirayeli. Kugira ngo azashobore guhagarara Imana, yagombaga kubanza kwigishwa nayo. Kwagira intama kubanza bikomeye, waza nanjye ntabishobora. Byari ibintu bikomeye. Ibyigisho yari yarakuye mu byari byaramukikije mu Egiputa, urukundo rwa nyina wamureze, umwanya ukomeye yari afite nk'umwuzukuru w'umwami, ubuzima bwo kudamarara ndetse n'ingeso mbi zareshyaga zihishe mu masura atabarika. Ubucakura, amayeri n'amayobera menshi n'imihango y'idini ya gipagani, byose byari byarahinduye ubwenge bwa Mose n'imico ye. Ibyo byose byaje kuyoyokera mu mibereho yoroheje kandi iciye bugufi yagiriye mu butayu. Igihe Mose yari ahitaruye abandi bantu bari mu mpinga z'imisozi, yari kumwe n'Imana yonyine. Iyo yarebaga ikintu cyose yasangaga cyanditseho izina ry'Umuremyi. Mose yasaga naho ahagaze imbere y'Imana kandi akumva akijijwe n'imbaraga zayo. Aho ngaho niho kumva ko yihagije no kwiyemera kwe byarangiriye birayoyoka. Ubwo yari imbere y'Imana ihoraho niho yamenyeye ko ari umunyantege nke, uko ntacyo yakwishoboza ndetse n'uburyo umuntu ubwe areba hafi cyane. Aho niho Mose yigiye ikintu cyabanye muri we mu myaka ye y'umuruho no kuremererwa n'ubuzima. Yahigiye kumva no gusobanukirwa ko Imana iri kumwe nawe. Bikomeye. Ntiyarebye kure mu myaka yari kuzakurikiraho ngo abone Kristo wari kugaragara yambaye umubiri gusa, ahubwo yanabonye Kristo wari kujyana n'ingabo z'Abisirayeli, ari we mugaba wazo mu ngendo zabo zose. Igihe bene bo bamusuzuguraga bakamupfobya, igihe hamagarirwa kwihanganira gukwenwa no gutukwa, guhura n'akaga ndetse n'urupfu, yashoboraga kwihangana nk'Ulevi taboneka. Abaheburayo 10:27. Ndagasubiramo. Igihe hamagarirwa kwihanganira gukwenwa no gutukwa, ubundi bamupfobya, guhura n'akaga ndetse n'urupfu, yashoboraga kwihangana nk'Ulevi taboneka. Abaheburayo 11:27. Mose ntiyatekerezaga iby'Imana gusa, ahubwo yirebeshaga amaso pe. Mose yahoraga abona Imana imbere ye. Nta munsi n'umwe Mose yigeze areka guhanga Imana amaso. Kuri Mose ntabwo kwizera kwe kwari mu cyuka, aba kwari ukuri gufatika. Yizeraga ko Imana iyobora ubuzima bwe mu buryo bwihariye, kandi yazirikanaga Imana mu tuntu duto twose tugize ubuzima. Yingiraga ko Imana ari imuha imbaraga ngo abashe gutsinda ikigeragezo cyose. Yifuza ko umurimo ukomeye yahawe yawusohoza akawugeza ku rugero ruhanitse, kandi yishingikirizaga ku bubasha bw'Imana atizigamye. Yumva ko akeneye ubufasha akabusaba, kandi ku kwizera akabwakira ndetse agakomeza kujya mbere kubwo kwiringira imbaraga imukomeza. Yewe rero umugabo w'ikirangirire koko. Muribuka igihe Miriyamu yamusekaga, Uwiteka yaramubwiye ati, we na Aroni yarabwiye ati, niba muri mwebwe hazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa no mu nzozi n'Imana izamwiyerekera. Ariko Mose umugaragu wanjye ntabwo ari ko amera. Twe tuvugana ndeba. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni n'uburyo Imana yahaye umuntu mu buryo bw'umuhamagaro rwose. Igishimishije nuko aba bantu babaga bafite kwicisha bugufi no guhara amagara yabo, ariko no kwitangira abo bashinzwe kuruta no kureba kuri ibyo byubahiro byabo. Ubwo nibwo bunararibonye Mose yungutse mu myaka 40 yamaze yigishizwa mu butayu, kugira ngo habe ubwo bunararibonye. Imana nyir'ubwenge butagerwa ntiyitaye ku kuba byaratwaye igihe kirekire kandi byarasabye ikiguzi gikomeye cyane. Umusaruro wavuye muri uko kwigishwa kandi ukava mu byigisho yahigishirijwe
ntufitanye isano n'amateka y'Abisirayeli gusa, ahubwo urifitanye n'abantu bose bagize uruhare mu iterambere ry'abatuye isi guhera icyo gihe kugeza uyu munsi. Ubuhamya butangaje bwavuzwe mu ijambo ry'Imana bwerekeye ubuhangange bwa Mose ni ubu ngo mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose, uwo Uwiteka yamenyaga barebana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndayasubiramo. Umusaruro wavuye muri uko kwigishwa kandi ukava mu byigisho yahigishirijwe ntufitanye isano n'amateka y'Abisirayeli gusa, ahubwo urifitanye n'abantu bose bagize uruhare mu iterambere ry'abatuye isi guhera icyo gihe kugeza uyu munsi. Ubuhamya butangaje bwavuzwe mu ijambo ry'Imana bwerekeye ubuhangange bwa Mose ni ubu ngo mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose, uwo Uwiteka yamenyaga barebana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni Ugutegeka kwa 2:34 umurongo wa 10. Reka dusenge. Imana Mugabo w'amahanga, turagushimye, tugushimira umwanya mwiza uduhaye kandi twongerera kugira ngo dukomeze dusome amagambo yawe agaragaza ubuhamya bw'abantu bakwegereye bakwizirikaho bakazinuka ibindi bintu byose bakamera nk'abareba itaboneka, ndetse n'akamaro byagiriye inyoko muntu. Dufasha natwe rero kugira ngo tubirebe neza uko bikwiriye kandi tumenye ingabano zacu kandi dusingire urugero rwose watugeneye mu izina rya Yesu. Amen.